Muraho neza. Nagira ngo rero dukoreshe umwanya muto kugira ngo abantu bave hanze bareke kunyagirwa. Naje hano n'abandi bayobozi ba leta, ariko byari kubasura, kubasuhuza no kubihanganisha kugira ngo mukomeze mwihangane nk'uko n'ubundi mwihanganye. Ibiza byatugwiriye, imyuzure, amazu yangiritse, abacu twatakaje ari bo na kibazo kinini cyane, abakomeretse, ibyo byose ndazi ko gishoboye kuba bariho muhanganye nabyo. Icyanzanye hano byari ukubasura. Kandi ngira ngo mbabwire ko tubatekereza, uko muhangayitse natwe biraduhangayikishije kubona uko mumeze, ndetse dushakisha ibishoboka byose kugira ngo dushobore kubafasha muri ibi bihe bitoroshye murimo, ndetse wenda mu gihe gito gishoboka abashobora gusubira mu byabo bashobore kuba babisubiramo. Ariko ubu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira nibura ubuzima no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu, cyangwa se mudashobora kwikorera imirimo musanzwe mukora, mudashobora kwigaburira uko bisanzwe. Ibyo ni byo twahagurukiye kugira ngo dushake ibishoboka byose tubafashe. Aho bitagenda neza cyangwa bitagenze neza, nabyo muri iki gihe turabikosora kugira ngo, kuko ibishoboka ni byinshi. Hari ubwo abantu bashobora ibintu ariko ntibakore uko bingana. Turagira ngo rero ibishoboka, ibidushobokera byose tubikore uko bishobotse, cyane cyane gufasha abana, impinja zidafite icyo kurya, zidafite uko zimeze, abababyara, ababyeyi babo n'abandi. Ibyo rwose turabyihutisha, mukomeze mwihangane, mutwihanganire. Cyane cyane nicyo cyanzanye hano. Hanyuma ibindi iby'ibihe, imvura, izuba biza ku buryo budasanzwe bugahitana ubuzima bw'abantu, cyangwa se bukangiza imyaka, bukangiza ibyo bihe bidasanzwe, bikangiza byose harimo n'ubuzima bw'abantu. Ibyo hari aho biturenga, ntacyo twari gukora kugira ngo tubuze umwuzure cyangwa tubuze imvura nyinshi kugwa.
ariko gufasha abariho abashoboye kubikira ibyo ngibyo ibyo byo biri mu bushobozi bwacu tugomba kubikora. ngira ngo rero abayobozi baza kubasura buri gihe b'inzego zitandukanye nicyo kibazana, hari ubwo badakora byose ibyo bakwiriye kuba bakora, ubwo turabikurikirana natwe kugira ngo tumenye icyakosorwa icyo ari cyo kandi tuzabikora. mu kanya nafashe umwanya ngenda mbona ibyagiye byangirika, ari amazu, ari y'abantu batuyemo, ari amashuri, ari inganda, ni byinshi hano muri aka karere, ni byinshi, hari n'utundi turere natwo tumeze dutyo. Mutwihanganire rero, namwe mwihangane, hanyuma dukorere hamwe byinshi. Ibi biza turabitsinda nk'ibindi byose. Mwakoze cyane, sinshaka kubatindana hano, imvura yindi iraje, mushobore kugama, mushobore ku ndabona ije. Hari ibyo mushaka kumbwira? Ninde ushaka kugira icyo ambwira? Murebe, toranya abantu nka 2 3 bashaka kugira icyo bavuga twumve. Nitwa Nirema Rishatari, umurenge ni Rugerero, akagari ka Kabirizi, mudugudu wa Ruhangiro. Ndi muri bababyeyi bahuye n'ibiza ko nakuwemo na marine, nahezemo amaze adufashe saa 8 za nijoro, tutagishobora kwikuramo, amaze kudutembera cyane. Maze kuvamo rero ubuyobozi bwahise bwohereza marine, abari basigaye inyuma ibakuramo ku bakecuru b'indege ngeya n'abana. Turashimira ubwo buyobozi bwatwaye hafi, mubyeyi mwiza. Ikindi gushimira ubuyobozi rero bwaduhaye amacumbi yo kubamo, tubona iby'ibanze, ibiryo birahari, twabonye ibyo kuryamaho, abana mu primaire bari kwiga, nta kibazo ubu ngubu dufite mubyeyi mwiza. Ahubwo mfite ibyifuzo 2 ngira ngo mudufashe. Gera vuba. Icyifuzo cya mbere nagira ngo mudufashe Sebeya, niyo nyirabayazana kuba turyamye muri iki kibaya, mwahitubungabungira mubyeyi mwiza mu mpande zombi kugira ngo n'ubundi ibyateje ntibizongere guteza. Nibyo. Ikindi cyifuzo mfite nyakubahwa, ibyo biro birakorwa, arababikurikirana ubu ngubu. Murakoze. Ikindi cyifuzo nyakubahwa ariko ikindi kizakorwa nuko hari abagiye batura muri Sebeya mu mazi, ibyo ntabwo ari byo, ubundi birabujijwe. Murakoze. Turashakira rero abantu aho bagomba gutura hakwiriye, niho bazajya, abantu bareke gutura mu mazi, kuko iyo byaje nk'uko ntabwo biteguza, biraza nyine bigahitana abantu. Ni nayo mpamvu hashyizeho itegeko ribuza abantu gutura hafi n'amazi cyangwa n'ibishanga. Murakoze. Dufite ikindi cyifuzo, dufite abana biga mu masegonderi, ibyagombye kuba byabarihira byatembanwe n'ibiza, mubyeyi mwiza, twagira ngo mudufashe wenda mu bigo by'amashuri bazatworohereze kugira ngo ku musanzu wabo. Murakoze mubyeyi. Umusanzu w'ababyeyi kuturisha mu mashuri ko nta mbaraga dufite zo kongera kubarihira. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo bigoye. Murakoze. Ibyo ntabwo bigoye. Murakoze mubyeyi wacu Perezida wa Repubulika. Nitwa Esperance Mukanshogoza, nkaba nari nshumbitse mu mudugudu wa Gahama, akagari ka Terimbere.
byageze nk'igihe bishyira saa 8:30 numva abaturanyi duturanye muri icyo gipangu bati umukecuru agiye guhera mu nzu, nari jyenyine. Mu guhaguruka nsanga amazi yacagase umuryango nasohokeyemo. Nagerageje gutaka, icyo bikora abaturage baraza baramfasha, ngo ngenda ndi kugwagwana, nikubita hasi nca umugongo, nza kuza gukubita ikirenge ino rirasaduka, nikubita muri ya mazi, ariko ndashimira Imana kuko nabashije kuba nkihumeka. Mubyeyi wa Repubulika y'u Rwanda, mubyeyi wacu, mubyeyi uduhetse, uzahore ku ngoma iteka, undi arya nkaryama. Uzahore ku ngoma iteka, mugongo waguhetse uragahoraho. Ndagushimye. Murakoze. Ubu barakuvuje nta kibazo. Nizeye ko naho nzaryama uzahampereza, nzahabona mubyeyi wanjye. Murakoze nyakubahwa. Ku mazina nitwa Nteziyaremye Feza. Ninjye wahuye n'ibiza nsigarana akana k'amezi 6 n'ibyumweru 2. Mu by'ukuri biza byaraduteye, nibyo n'abandi bose byarabateye, ariko ndashima Imana yankuye mu mazi n'umwana tukaba turi bazima nubwo mama we yabashe kugenda. Nyakubahwa Perezida wacu, njye nejejwe n'Imana mu mutima, nahoze nifuza kukubona imbona nkubone. None rero nakubonye, nubwo duhujwe n'ibiza ariko numvaga nkeneye kukubonaho. Icyambere turi gushyingura nababwiye abanyamakuru, ndababwira nti nimubona Perezida wa Repubulika numvaga ko utari buze, nabani muza mushimire mubwire ko abaturage ba Rubavu twishimye bitewe no kudufata mu mugongo. Hari ahandi tujya twumva ibiza biba ariko ugasanga ntibabitayeho, ariko mwebwe mwagerageje kutwitaho. Ubu ngubu kuri site ntabwo nagiye muri site kubera ko bavuze ko nabonye ko akana katajya kuraramo hariya. Meya n'abandi baramfashije kubonaho ncumbika. Ubu rero ibyo kurya arabinzanira, amata njya muri site nkafata nkamuhereza. Cyakora icyo nakongeraho navuga ngo namwe ubwo tubabonye dukeneye inkunga yanyu. Murakoze. Murakoze. Inkunga yo uko ibonetse kose tuzajya tuyibagezaho. Murakoze. Amazina nitwa Shizirungu Aimable, nkaba nkomoka mu mudugudu wa Gasenyi mu kagari ka Nyundo mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu. Mbere na mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabanza kugushimira. Icyo ngiye kugushimira cya mbere na mbere ninjye wa muturage igihe wari uheruka inaha muri 2019 igihe waza kudusura, ninjye wari wemereye kwiga amashuri ya masters. None nyakubahwa byaje gutungana. Rwose ndagushimira kuko uri data pe. Arize wararangije rero. Yego. Nubwo narabona ka occupation ariko nize ndashidikanya ko nize gukorera igihugu cyanjye ngagihereza. Kwiga ntabwo bipfa ubusa. Ntabwo bipfa ubusa rwose. Kandi ngo uwaguhaye amata ntiwamwima amatwi. Niteguye kuguhereza amatwi yanjye kukumvira, aho uzantuma nanjye nzagira ute nzatumika. Mo ikindi ubwo abamujye mubatuma kandi ikindi umwuzure waraduteye, waduteye mu masaha 8 z'ijoro. Kuko aho wadutereye nuva ngo muri uwo mudugudu ngize ute ngo mukamo ni namwe ntuye. Umwuzure waraje tumuza kumenya ko amazi yaduteye, byabaye ngombwa yuko dufashanya. Abo twari muri make twakoresha ingufu twari tugize ute twari dufite, ariko byagezaho bigera amazi tubona menshi. Tubona yuko nitukomeza kuhaguma ko ubuzima turagira ute turabuhasiga. Icyo twakoze ngo icyo umuntu yarabaze gufata cyari cyo ngicyo
twaragiye bwo amazi arahirima n'iki byose turavuga ko byagenda kose kuko dufite ubushobozi, kuko dufite abayobozi batureberera n'iki. Icyo tuzi neza yuko niko mu gihe kitarambiranye muzatugeraho. None mwagize ute? Mwatugezeho. Ubwo rero rwose turabashimiye bituvuye ku mutima. Ubwo ibyo muzadusaba dufitiye ubushobozi tuzabikora. Murakoze. Bityo rero mukomeze mwihangane, natwe turakomeza dukora ibishoboka byose, dufatanye, hanyuma nimusubira mu byanyu uko bizaba bishobotse, twongere dufatanye twubake ndetse dukore bimwe bishobora kugabanya umuvuduko ari uw'amazi cyangwa ibindi tuzi bishobora gufasha mu biza nk'ibi ngibi. Ubwo niyo migambi, naho ibi ngibi twihangane, turakora ibishoboka byose, hanyuma mushobore gusubira mu buzima busanzwe. Mwakoze cyane rero, ngeze amahirwe yo kubabona, icyo cyari cyanzanye. Naho ubutaha.